Meze mute? Twiyamashyi twageze ahantu heza bya hatari. Mbega ahantu heza. Man, shimira leta y'u Rwanda tugezaho serivisi nziza, umutekano, kuva ku muyobozi w'umudugudu kuzamura gushyika ku rwego ushaka. Usaba serivisi nziza ugahita uyibona. Hari na serivisi ejo bundi yadushyiriyeho yo kuba ijisho rya mugenzi wawe. Iriya serivisi ni nziza bya hatari, gucungira mugenzi wawe umutekano kugira ngo twese tubeho neza. Man, njye nibaza none iriya serivisi uyizanye muri reality, ugafata ijisho rya mugenzi wawe bakariguha ukajya ureba ibye, noneho nawe bakamuha iryawe akajya areba ibyawe. Man, hari amaso baguha nube wayagaruza. Ewan, ayo maso nyirayo akayabura, bazi baguhaye nk'ijisho rya mbonye, ukajya wirebera ibintu by'Imana, ugahanga, ukarara ku marembo y'ijuru, ntabwo ayo maso wayamugaruza. Hari n'andi maso waguha ugahita umenya ibiciro by'ibitanda bihenze, matera nziza zo kuraramo, baguhaye nk'ijisho rya Shadeba. Hari business mu Rwanda ziri gukiza abantu tutaramenya man. Kimironko hari umugabo wakijijwe no gucuruza imbwa. Afite ibipangu yakuye mu mbwa. Man, gusa ngiye se ntuma nagira business yo gucuruza imbwa niyo wandasa sinayikora. Urabona ko akunda utega moto ukavuga ati ngeze hano kwa Makuza. Nawe ni umukire muri quartier man, iyo uteze moto ugiye uravuga ati motari ngeze kwa mugabo w'imbwa ari hirya. Ndi kubivuga ugahakana rundi baturanye wakijijwe no gutwara imyanda. Afite imodoka itwara imyanda akavuga Kimironko ifashe n'isoko hano i Nyamirambo. Yakijijwe no gutwara imyanda ejo bundi muri kazi baramutumiye man. Yes we. Aratangira kwa kundi muri kazi bakubwira ati ibintu wabikuye he? Aratangira ati ngiye bino bintu rwose uko mundeba nabivanye mu mwanda. Umugore wanjye yavuye mu mwanda. Abana banjye batunzwe n'umwanda. Mbe bundi mu rugo ni famiye y'umwanda gusa. Turi abanyamwanda. Bro, iyo business nese nyanga man. Nkora hano ubundi muri hotel hano Kicukiro. Dufite umushefu munini bya hatari. Ni umuspecialiste mu gukora ibintu by'inkoko. Buri komande y'inkoko niwe bahita bayiha. Gusa agira akageso katari keza ko kwirira utubuno. Man, buri nkoko yose atetse itayirira akabuno. Ni ibintu byamugiyemo. None ejo bundi habaye agashya mabuja aza gutekesha inkoko. Shefu nk'ibisanzwe ahita yirira akabuno. None warayima ndayisereva nyijeje kwa mabuja. Sinahize ko mabuja nawe akunda akabuno. Rero ikibazo mabuja bura akabuno. Ahita ahamagara boss ari w'umugabo we. Gusa uburyo batangagamo icyo kirego nibwo bwari butangaje. Mugabo mwiza, shefu wawe yandiriye akabuno. Ngo guta umushefu nk'uyu mushya kurira akabuno, gutandira akabuno k'umugore. Shefu nawe ati do mburi note ya 5 akabuno ka mabuja nariye ndabakunda cyane. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga